Ni today 250 nanone turi ku munsi wa gatatu. Gahunda ni dutembere 30 tw'u Rwanda, uturere tw'u Rwanda twose. Gahunda ni ukudutembera turi kugenda tubereka uko byifashe, iterambere rihari, urubyiruko bimeze bite, amahirwe y'ishoramari, kwihangira umurimo n'izindi gahunda zigiye zitandukanye. Of course ibikorwa remezo byo ntabwo twabyirengagiza n'ibindi bigiye bitandukanye. Sasa twaberetse aho akarere ka Rulindo kahereye. Dutangira ku munsi wa mbere twaberetse aha akarere ka Rulindo kahereye. N'uyu munsi turacyari mu karere ka Rulindo, ariko aha duhagaze nyine niho akarere ka Rulindo karangirira, gahana imbibi n'akarere ka Gakenke. Ngira ngo Wilson ari kubibereka neza cyane kuri kamera. Iki cyapa kiri inyuma yanjye kirakwereka ko akarere ka Rulindo hano kakwifuriza urugendo ruhire, ugahita ukomereza hirya mu karere ka Gakenke. Aha ngaha niho akarere ka Rulindo karangirira, ariko ntabwo bivuze ngo tuyise dusoreza hano, no. Nuko nyine twaje aho akarere karangirira, so tugiye guhita twongera dukomeza tubereke hirya iriya hose. Nimugire ikibazo ku karere kwa ba Nyirangarama n'ahandi hose tugiye kugenda tubatembereza. Nuko twagira ngo gusa tubereke aho akarere ka Rulindo karangirira, ari naho gahana imbibi n'akarere ka Gakenke. Aha turi rero bahita kuri base. Wilson ngwino nyegere tubasobanurira impamvu hano hitwa kuri base. Hano hantu hitwa kuri base, ngira ngo mwese murahaza, abantu mukunda kunyura muri Rwanda yo mu majyaruguru, of course murahazi. Hano bahita kuri base. Wambutse iki kiraro ugiye mu karere ka Gakenke, niyo mpamvu tutari buze kucyambuka, twe turaguma hano. Iyo wambutse ugiye mu karere ka Gakenke, hanyuma hari n'umuhanda ukomeza ujya i Butaro. I Butaro ngira ngo muri kubona, bereke kiriya cyapa kiri ya kaminuza ya Global Health Equity y'i Butaro. Iriya kaminuza iba deja muri Burera. Ni ukuvuga ngo ukomeje uriya muhanda mu birometero 26 waba ugiye kuri Global Health Equity, kandi iba mu karere ka Burera. Hariya hirya naho tuzahagera, tuzababwira uko bimeze. Iki kiraro ubundi iyo bavuze kuri base, abantu benshi bahita bumva ari hariya nyine imodoka zikatira, kubera ko hari hakurya niho imodoka zikatira, abakwa bajya i Burera, abakomeza i Musanze n'abagarukira kuri base ni hano bakatira. Rero abantu benshi bumva nyine ko base ari hariya imodoka zikatira, ariko mu by'ukuri base n'uyu mugezi. Bisonga ino bereka uyu mugezi, egera hano bereka uyu mugezi neza. Uyu mugezi niwo witwa base. Bereka uyu mugezi fresh, uyu mugezi niwo witwa base. Niyo mpamvu hano hitwa kuri base. Kuri base. Uyu mugezi ni munini, uragenda ukarenga za Musanze, uragenda ugahura na Nyabarongo, uragenda ugakomeza abantu ukagera nanjye ahantu ntarabasha kumenya neza aho ugarukira. Yes, uyu mugezi witwa base rero. Niyo mpamvu hano hitwa kuri base. Wilson ari kugenda bibereka cyane. Uyu munsi amagambo ni make, ahubwo tukabereka ibikorwa bitandukanye byanye tubatembereza nyine n'ubundi. So aha rero uyu mugezi niwo witwa kuri base. Ngira ngo abantu bari bazi ko base nyine ari hano imodoka zikati, nanjye ariko niko nari mbizi. Nari nzi ko base nyine ari aka gasantere ka hano n'Ikikumbi. N'uyu mugezi, uyu mugezi niwo witwa base, niwo bitiriye hano hantu. Ngira ngo muri kubibona neza cyane. So ntabwo tugiye kwambuka ngo tujye hari hakurya, kubera ko tugiye hari hakurya twaba tugiye mu karere ka Gakenke, kandi turacyari muri Rulindo, ntabwo turagera muri Gakenke. Naho tuzahagera ni vuba, ariko twagombaga kubereka aho Rulindo igarukira ihana imbibi na Gakenke. So ubundi tugiye gukomeza noneho tugaruka dusa nk'abakomeza i Kigali, tugenda tubereka ibindi bice bigiye bitandukanye byo muri Rulindo. Ariko of course aho igarukiraho murahabonye, ni ahangaha kuri base. Ubu tugiye gukomeza dusubira hirya, bereke n'amashyamba ari hano hakurya. Aha hantu icyo nzi cyo gusa harakonja mw'abantu mwe, ntabwo twavuye
i Kigali izuba ritumereye nabi ewa turi gututubikana, ariko ubu ngubu icyakwereka ukuntu hameze, urabona ko n'akavura karahise, hano imvura irahiseho gatoya, kandi nuko ikirere gisa biragaragara ko anytime isaha yariyo yose ishobora kongera gusubira ikagwa. Wabonye icyo cyapa cyanditseho ngo iyo zibonye amahoro zikamwa amadevize ziragoroye. Ubwo uhita wumva ibyo ari byo, urebye n'icyo cyapa uhita wumva nyine ko ari izo ngagi baba bari kukubwira. So ngayo nguko turakomeje nyine gahunda ya dutemberane 30 tw'u Rwanda. Turacyari mu karere ka mbere twahereyeho, ni akarere ka Rulindo, ariko nta gihindutse. Ubu ndatekereza ko turi kugana ku musozo waho, ubundi tugahita dufata akandi karere kazakurikiraho. Akarere kazakurikiraho muzakamenya, muhumure. Ngira ngo muri kubona n'aba bakerarugendo bandi bo bari kugenda baba bari kugenda kuri moto nabo. Ni benshi bamaze kuduca, hari nka 4. Ndatekereza ko ari abantu bari gutegura Tour du Rwanda uko biri kose, kuko niko basa, niko bagaragara nka babandi nyine bari bagenda inyuma y'amagare. So Wilson, ndatekereza twahita dukomeza tukagenda tubereka akarere ka Rulindo, ariko dusa nk'abasubira gutya kubera ko ahangaha niho kagarukiye. So ubu tugiye gusubira gutya. Stay in touch, ntujye kurenge. Nitwa Iva Eritier Wilson kuri kamera, content director Eric nawe arahabaye 5/5. Twagiye ubu nibwo tugiye gutangira gutembera bya nyabyo. Turacyari mu karere ka Rulindo. Aha ni mu karere ka Rulindo. Ndagira ngo ndebe iki kiraro, hari ukuntu kera twatinyaga ibiraro by'ibiti. Uyu ni umugezi wa Base ndi kwambuka. Si Base Musa. Uyu ni umugezi wa kwambuka, ariko ku rundi ruhande nyine ugiye hakurya hari abahita gute? Hano hakurya ni mu karere Nyirangarama. Ni muri Nyirangarama. Hose ni mu karere ka Rulindo n'ubundi. Nangize ngo hariya hatandukanye na hariya. Yabitandukanye. Amazi gusa ari. Yabwo no ku mazina n'ibice, ariko ntari ibi ubwo hose ari muri Nyirangarama na. Yes. Muri Nyirangarama ubu. Hano bahitangutse. Muri Rulindo se? Ubundi bigira. Hano ni ku mashini. Ubu wabibara nk'aho ari mashini yose. Ndege wenda no ku ndege. Man, iki kiraro su abantu ubu. Ba bantu mutinya kwambuka ibiraro, ahangaha byaba bigoranye. Ahangaha kabisa Chamo n'ingendo nyinshi. Fagitire yabiri. Abantu benshi cyane. Niyo fagitire. Ntabwo yagera hano hari ikiraro. Muri ndege. Niyo mahirwe naho ubundi byazabiri. Higira. Banje kwishakira akantu ko gukoresha. Ko mbona ari ikibiti. Abayobozi bo muri Rulindo ubu ntabwo baba babona ko hano hantu hari abantu byazabangamira. Gusa nibyo kwiyaranja kugira ngo bifashe abantu kwambuka, ariko ntago bikubiye kabisa. Ibi nta garanti bifite ni time harimo harananyeganyega. Aha naho kwifashisha, ariko ubwo reka twizere ko hatanyura abantu benshi, kuko habaye hanyura abantu benshi byaba ari ikibazo cya hatari. Ubu ako hano ubu imvura ntiyagwa hakuzura, ariko nabonye na Nyabarongo ari ukuntu ijya yuzura. Ubu hano ntihajya huzura. Umusa ntabwo hajya huzura hano, ariko hano ntabwo hanyura abantu benshi cyane. Ntabwo yagera hano hari ikiraro. Niyo mahirwe naho ubundi byazaba ikibazo. Abaturage bajya hano hakurya se baba batashye he? Abajya hano hakurya baba batashye hehe? Harimo ingo bahita guteho?
ni hatari ariko hari indi nzira yaba ihari itari iyi ngiyi gusa ariko ubwo nyine ushaka kugerayo hafi ni ukunyura hano okay murabyumva nyine ko aka ni akararo ko kwiyaranja ni agashortcut nyine ku bantu batuye kuri uyu musozi uri hano hejuru Wilson araza kuhabereka niyo bashaka kunyura hano ubwo utashoboye kunyura hirya muri Rulindo cyangwa ngo ujye kunyura muri Gakenke wakinyurira aha ngaha nka shortcut ni hatari dusobanurire neza ibi bintu hari abantu babibonye bwa mbere kandi nkunda kubibona ahantu henshi iyo nagiye nko mu byaro nko mu ntara nyine ubundi biriya haba harimo iki hariya nyine uragenda ukabaza umutiba cyangwa se ukabazisha asigaye ukawagika ukazazamo inzuki hasigaye zikagenda zikabuha hakavamo ubuki bw'ubunyarwanda ubuki tunywa ubuki abantu babona banywa buva muri ibi bintu buva mu mitiba ya kijyambere cyangwa se y'iminyarwanda ubu iyi ni imitiba ya kijyambere iyi ni imitiba y'iminyarwanda ubu buki buvamo hano ni ubuki bwa kinyarwanda ni ubuki bwa kinyarwanda none siko mbona bimeze ukuntu bisa ukuntu ubwo ubuki babukuramo gute ubuki barabuhakura nyine hari amafumba ya kizungu ugashyiramo umuriro asigaye ugacucira umwotsi inzuki zihita zihunga zikajya imbere sigaye ugatangira ugahakura none kugira ngo bakuremo ubuki barabanza bakagicanira baramanza bakazuka kuzuka ni ugukora iki kuzuka ni ugukora iki kuzuka ni gufata ifumba ukagenda uhuhamo umwotsi inzuki zigahunga zigira imbere ku maso buriya haba harimo inzuki noneho uragira kugira ngo inzuki zihunge hanyuma ugasigarana ubuki ubuki buba burimo hari imbere ubuki buba buri harimo ikindi kintu ariko kirimo imbere ku buryo nyine ariho ubuki buba buri kuko urumva urebeye inyuma ni ikintu cy'igishashi baba batwikiriyeho noneho imbere niho ubuki buba imbere haba harimo umutiba nyine nyirizina ibi ni ibitwikizo byo kugira umutiba utanyagirwa inzuki zigakonja ibi ni ibipfuko mbese bashyiraho kugira ngo inzuki zishuhe mu gihe imvura iri kugwa uri kubona buriya hari iziri gusohoka nazo ariko izuba riva zirasohoka ni nk'uko umuntu asakara inzu nyine kugira ngo atazanyagirwa none siko mbona ari hatoya ukuntu buriya hariya havamo nk'ubuki buhagije kandi mbona ari gatoya hariya wagize amahirwe wakuramo n'ibiro nka 20 by'ubuki ibiro 20 ukantu kangana kuriya ubu uko ari itatu buriya havamo nk'ibiro nka 60 birashoboka mu gihe cy'izuba kwa munani mbese mu kwa kabiri gutyo bitwara nk'igihe kingana gute kugira ngo buriya bamara amezi 6 kujya gukuramo ibyo biro 20 ko bitinda cyane ntabwo bitinda biratinda amezi 6 gutegereza amezi 6 nyine mu kwa kabiri ukongera ugahakura mu kwa munani gutyo ubu nuva mu mwaka bigira igihe cyo guhakura mu kwa kabiri no mu kwa munani mu kwa kabiri no mu kwa munani ubu muri uku kwezi turimo bazahakura bazahakura muri uku kwezi kwa kabiri mu matariki yanyu mu matariki yasoza bazongere guhakura mu kwa munani bazongera guhakura mu kwa munani urakoze cyane umuntu wese ubishaka se yabikora cyangwa hari ubundi buhanga ni iki gikurura inzuki kugira ngo zizemo wowe uragenda ukacyubaka gusa ukagishyira hari inzuki zikorwa n'umutiba uriya uba urimo imbere niyo zava n'i Kigali zaza hano zarawubonye wowe uragitereka aho ngaho gusa noneho inzuki zikaza uwo mutiba se bashyiramo iki kindi kugira ngo nta kindi upfa kuba ubajije neza ukawupfundikira neza akazigaye ukawagika neza ziraza zikawurambagiza asigaye zigahita ziwinjira nuko bigenda urakoze cyane kudusobanurira yego namwe murakoze kugenda dutembera ariko urumva hari ibintu byinshi tubona tuba tutazi ngo bivahe ubu hari abantu benshi nyine tubona ubuki nyine ariko ntabwo tuba tuzi ngo ubu hari havamo ubwa kinyarwanda n'ubuki bwa kinyarwanda ubwa kizungu nabwo bafite ubundi babukora bitandukanye n'iyo iza kizungu babaza imbaho bagashyiramo amaratima imbere
hasigaye bakazagika bakaza bazigaburira inzuki mbese bakazigura bakazishiramo hasigaye bakaza bazigaburira iza kizungu zo baranazigura bakazubakira korotire ku buryo zidasohoka aho bagura inzuki meni zingizi n'ubundi ukajyana nk'uyu mutiba hasigaye bakazikuramo bakazishyira mu masanduku. Ubu uriya mutiba ushobora kuwukuraho hariya ukawujyana inzuki ntizikurya se? Oya, urawupfuka ku maso neza mimbere harazisohokera urafunga n'inyuma ukareba ko nta hantu ziraca sigaye ukawikora ukawujyana ukagenda ukawuvidura. Uriya mutiba rero w'igisanduku baviduriramo ni wowe bita uwa kijyambere. Ubu ugize ibyago muri uko kugenda inzuki zikakurya ntabwo zakurya. Wambara ibikoresho byabugenewe. Urakoze cyane bro. Yego nawe urakoze. Uyu munsi mwiza. Yego nawe. Yes, turacyari muri dutemberane 30. Ngira ngo mutangiye kugenda musobanukirwa neza. Urusha kubona habiri ukagira ngo ni ibintu biri aho ngaho gusa kumbi ni amaboro. Ngaho ubuki munywa bwa buki mukunda bwa kinyarwanda dore ahantu buva ni nk'ahariya. Yes, twigendere twikomereze Wilson.